Bavandimwe banjye, namwe inshuti zanjye, cyane cyane ababyeyi banjye, ndabizi nimubona runo rwandiko nanditse ahari mushobora kuzarubona ntakiriho cyangwa se mutakibasha kumva amakuru yanjye. Gusa mbere y'uko muzasoma ibyanditsemo, mbanje kubasaba imbabazi zaho naba naritwaye nabi hose. Mumbabarire buri kimwe ndetse naho nagenze nabi hose. Nanditse iyi baruwa nsa nkaho ndi kumva ijwi ryanjye bwa nyuma, ariko mu by'ukuri ni ijwi ry'ukuri ryananiye kuvuga igihe cyari kigihari. Nari umukobwa usanzwe ufite inzozi nto ariko zifite agaciro, gukundwa by'ukuri, kubahwa no kubaho ntinya. Ibyo byose nabishyize mu biganza by'uwo nakundaga, nizeye ko ibyo byose yabirinda, ariko yabyemeye asa nkaho yikinira. Natangiye kumukunda bucece ndetse ntangira no kwishimira n'uburyo ki yanyitagaho, ariko sinkamenye ko burya ari gushaka kuba yanyicira ubuzima. Amagambo ye yampumye amaso maze anyuzura amatwi ndetse n'umutima, anyibagiza uwo nari nsanzwe ndiwe. Yambwiraga ko ndi uw'agaciro, ko ndi uwihariye, ko ntazigera mburaho ntaha mu mutima we, ariko ibyo byose byari amayeri ndetse n'ubucakura bwo kugira akomeza yigarurire ndetse yigarurire n'umutima wanjye. Ibyo byamberaga nk'urumuri mu mwijima, gusa sinari nzi ko urumuri rushobora guhinduka umuriro maze ugatwika uwegereye. Uko iminsi yagiye ishira, amagambo ye yahindutse intwaro. Ibyo yakoraga byose yabyitaga urukundo, ariko kuri njyewe byambereye igikomere kandi kitazigera gikira. Yatumye niga gushidikanya ku gaciro kanjye, anyigisha guceceka igihe nari ndi mu kababaro, ndetse yanyigishije ko amarira yanjye ari ntacyo asobanuye. Icyambabaje kurusha ibindi ntabwo ari ubutunzi namuhaye, ahubwo nuko nemeye ko dukorana imibonano mpuzabitsina maze akanyanduza. Anabimuganirizaho agahita anyihakana burundu, akambwira ko iyo sida ndwaye mfite ahandi nayikuye, ko atari we nayikuyeho, ahubwo nimba nawe narayimwanduje ko bizaba ikibazo hagati yanjye nawe. Kandi mu by'ukuri nta wundi muhungu nari narigeze ndyamana nawe usibye wenyine. Guhera uwo munsi ubuzima bwanjye bwatangiye kungora ndetse no kumpinduka. Nagerageza kumwandikira cyangwa se kumuhamagara akanga kunyitaba. Sinari mfite aho nahera mbibwira umuryango wanjye ko nsigaye mbana n'ubwo burwayi, ahubwo nakomejwe guheranwa n'agahinda kuko ntaho nari mfite nabwira ibyanjye. Ndabizi neza ko nimuzaba murimo musoma ino baruwa muzavuga ko nabaye ikigwari, ariko mu by'ukuri muzamenye ko nagerageje buri kimwe cyose kugira ndebe ko nakiyakira, ariko byaranze. Si uko nanze ubuzima bwanjye cyangwa se gushaka gukomeza kubaho, ariko nanone ubuzima ndi kunyuramo buri kuntera ibikomere ndetse bukampatiriza no kwiyambura ubuzima. Ahari birabagoye kuba muri gusoma ibi, ariko nanone nanjye ndi kumva nta yandi mahitamo mfite, kuko uwo nizeye ko tuzafatikanya muri buno buzima yampindutse ku munota wa nyuma. Ahari wenda ntiyakibasha kunyumva tugakomeza umubano wacu, ariko atabanje kunyurira ambwira ko atari we wanyanduje, kandi mu by'ukuri mbizi ko ari we twabikoranye bwa mbere. Wenda nagakwiye kuba nariyakiriye n'ubuzima bugakomeza, ariko si ubu ngubu nahera he niyakira, ahubwo ko intimba n'agahinda ari byo bikomeza gushengura umutima wanjye. Nagerageje kuvuga, nagerageje gusobanura ko ndi kubabara ndetse ko n'umutima wanjye uri gucika intege, ariko yavugaga ko ibyo ngibyo bitamureba, ko ari njye ufite ikibazo kandi ko nkwiye kwiyakira. Icyo gihe nibwo natangiye kwiyanga, ntangira kwibaza nimba koko ndi uw'agaciro nk'uko mbere yabimbwiraga. Buri gihe naryamaga ndi kurira bucece kuko sinigeze nifuza ko hari umuntu wamenya iby'agahinda kanjye ndetse n'amarira yanjye, ndetse sinashakaga ku isi imenya ko ndi gusenyuka. Natekerezaga ko guceceka ari byo byarinda ubuzima bwanjye, ariko nyamara guceceka kwanjye niko kwagiye kunyica buhoro buhoro. Kuri ubu nifuza ko hari uwo naba naraganirije ibyanjye basi akampa ubufasha ndetse n'inama, ndetse akamfasha no kwiyakira. Gusa ariko n'ubundi amazi yarenze inkombe, ibyanjye byose byarenze igaruriro. Uwo nakunze yanyeretse isura itariyo, anyambura agaciro ndetse n'icyubahiro byose nari mfite. Nagerageje kuvuga, ndiriramo imbere mu mutima, nsaba kumvwa, ariko byose biba iby'ubusa. Ndabizi neza ko ibyo ngiye gukora muri buze kuza kubifata nk'ubugwari, gusa nanone biraza kuza kuruhura umutima wanjye kuko ndambiwe kubaho muri buno buzima. Amarira n'intimba n'agahinda ni byinshi ku mitima y'abakunzi banjye bari gusoma ino baruwa. Gusa nanone ndabizi hari benshi bari kunenga icyemezo nafashe, gusa ndagira mumenye ko ari nta yandi mahitamo nanjye ubwanjye nari mfite. Nagerageje igishoboka cyose ariko kwiyakira byaranze. Gusa bavandimwe banjye, namwe babyeyi banjye ndetse namwe inshuti zanjye,
mumbabarire ku bwa kino cyemezo ngiye gufata. Ndabizi kiragayitse, gusa nanze igisebo, nanze kugaragara nk'umwari warezwe nabi wishoye mu bitamufitiye umumaro maze akangiza ubuzima bwe, mpitamo kubigira ibanga. None dore aho bingejeje, gusa icyemezo nagifashe. Kandi ndagira ngo mumenye ko nanditse ino baruwa atari kugira nshinje uwo nakundaga amakosa gusa, ahubwo ko nabikoze nshaka kwibutsa abatuye isi ko amagambo n'ibikorwa bigira ingaruka. Umuntu ashobora guseka ariko mu mutima we ari kurira. Umuntu ashobora kugaragara nk'ukomeye ariko ari gushengurwa muri we. Iyo utubashye umuntu, umutima we urakomereka cyane kurenza uko wowe ubitekereza. Gusa nanone mbere y'uko ngenda, hari ubutumwa nshaka gusigira abari bari mu kigero nk'icyanjye nari ndimo. Mu gihe uzaba uri mu rukundo rutagira icyubahiro, urwo ngurwo ntabwo azaba ari urukundo. Nimba ugukunda atuma wiyanga, atuma utinya kuvuga, agatuma witakariza agaciro ndetse n'icyizere, menya ko urwo atari urukundo ahubwo ari igitugu. Abantu benshi batinda gusobanukirwa. Urukundo nyarwo ntirubabaza, ntirugutesha agaciro, ntirutera ubwoba cyangwa se ikimwaro. Ndifuza ko buri mwari wese yamenya ko icyubahiro ari wo musingi mwiza w'urukundo. Nimba uwo mukundana atakwereka icyubahiro, icyo gihe nta rukundo azaba agufitiye, kuko icyubahiro ni ukwemera ko undi afite agaciro nk'umuntu, kumva amarangamutima ye, kumwubaha mu magambo ndetse no mu bikorwa, kutamukoza isoni cyangwa se kutamutesha agaciro ndetse no kumutinya. Iyo icyubahiro kibuze, rya jambo rifite uburemere rivuga ngo ndagukunda ntacyo riba rigisobanuye kuri wa muntu wasojwe kwamburwa agaciro ke ndetse n'icyubahiro cye, kuko urwo rukundo ruba rwarasoje gupfa muri we. Urukundo rwiza rutuma wiyumva nk'ufite agaciro, rukagutera imbaraga zo kuba uwo uri we, rukaguha amahoro ndetse n'icyizere byo mu mutima. Ariko urukundo rubi rukagutera kwiyanga, rukagutera gushidikanya ku gaciro kawe, rukagutera gutinya kuvuga ukuri, rugatuma wumva ko nta wundi wakwemerera urukundo uretse uwo muri kumwe. Iyo urukundo rwakakuzaniye ibyishimo riri kugutera akababaro, urwo ngurwo ntabwo ruba rukiri urukundo, ahubwo ruba rwasoje kuba virusi izakumunga iteka. Gusa umenye ko umuti wayo ari ukuruvamo vuba urwo rukundo rutaragushengura umutima, icyo gihe uba urutsinze. Hari abibwira bati umukunzi wanjye arankunda, gusa ariko nikameze, maze ugatangira kwigerekaho amakosa y'ibyo utakoze kugira wumve ko ubabariwe maze wumve utuje. Ariko umenya ko icyo gihe uba uri kwiyangiza wowe ubwawe, nyamara uwo nguwo uri kwereka izo mpuhwe we ntazo aba agufitiye. Nubona ibyo ngibyo bitangiye kukubaho, jya umenya ko ari ikimenyetso cyiza kikugaragariza yuko watangiye gutakarizwa agaciro ndetse n'icyubahiro. Yego nanone ntabwo mpakanye yuko mu rukundo nyarwo rutabamo ibibazo, ariko nanone ntabwo rwica ububabare bwawe ubusa, ntirugushyira mu mwijima w'ituze uterwa n'ubwoba, ahubwo rukwambika icyizere ndetse no gukomera muri ibyo bibazo. Umuntu ashobora kuvuga amagambo meza cyane, ndagukunda, uri byose kuri njye, ntabwo nabaho ntagufite, ariko mu bikorwa akagusuzugura, akagutesha agaciro, akaguca intege, akaguhindura umunyabyaha w'ibyo utakoze. Nshuti zanjye namwe bavandimwe banjye, mwebwe nsize muri buno buzima, mumenye ko urukundo rwa nyarwo rugaragarira mu bikorwa ndetse no mu magambo. Nimba urukundo rwabona ko ari nta cyubahiro kirimo, ujye wibaza uti ese ndimo ndubaka umutima wanjye cyangwa se ndi kuwusenya? Nimba urukundo rutuma uceceka igihe ubabaye, ukagira ubwoba bwo kuvuga ukuri, ukumva ko ari nta gaciro ufite mu gihe utari kumwe nawe, menya ko urwo atari urukundo ahubwo aba ari umugozi w'ibikomere uba ukuboshye umutima wawe. Urukundo rutagira icyubahiro rwangiza umutima, rugasenya icyizere, kandi rugasiga inkovu ku mutima zitazigera zisibangana mu buzima bwawe. Niyo mpamvu mugomba kwiyibutsa ko gukundwa neza biruta gukundwa cyane, kandi nta rukundo rugomba gutuma wibagirwa ko uri umuntu ufite agaciro. Kandi gusaba ubufasha si ikimenyetso cy'uko uri umunyantege nke, ahubwo ni intambwe yo kwikiza ikibi kiri kukurwanya muri wowe. Kuko nanjye iyo nkiza kuba naravuze icyari kiri muri njyewe, kuri iyi nshuro ntabwo nagakwiye kuba ngiye gufata icyemezo kigayitse, ariko kuba narahisemo guceceka byaganishije ubuzima bwanjye ku ndunduro. Iyo umuntu ababara agaceceka, ibikomere ntibikira, ahubwo umutima urushaho kuremererwa. Ububabare bucecekeshejwe bugira aho bugera bukameneka, rimwe bukamenekera imbere mu mutima. Burya kuvuga ni ugutanga umwuka ku mutima uri kunanirwa. Abantu benshi bibeshya ko guceceka ari byo bigaragaza umuntu ukomeye cyangwa se wihangana, ariko nyamara muribeshya, kuko bisaba ubutwari kwemera ko ubabaye, bigasaba imbaraga kwemera ko ukeneye ubufasha, bikagusaba kwiyubaha kwemera ko utari wenyine. Iyo ucecetse akenshi ugaragara nk'ukomeye, ariko iyo uvuze akenshi uri kwirengera ndetse unarengera ubuzima bwawe n'umutima wawe. Kuvuga ububabare bwawe bivuze ko amarangamutima yawe wayahaye agaciro, ndetse no kwanga kuba umuntu uhabwa agaciro gake. Iyo wicecekeye kubera ibintu bikubabaza, uba uhaye isi kukwima agaciro, ariko iyo uvuga ubasha kwiyibutsa ko uri umuntu w'agaciro.
abababaye benshi batekereza ko ari ntawe ubumva, ari ntawe ubitayeho, ndetse ko ari nta n'umuntu n'umwe ubabona. Gusa ndagira mbabwire ko iki ari ikinyoma kibyarwa n'agahinda. Ariko burya iyo uvuze hari ushobora kukumva, hari ushobora kugufasha, hari n'ushobora kukwereka ko utari wenyine. Ntibisaba ko bose bakumva, bisaba ko hari umwe wenyine ugutega amatwi. Hari abatinya kuvuga kuko bumva ko bagiye guteza ibibazo, bumva ko bagiye kubabaza abandi. Nk'uko nanjye byangendekeye, natinye kuvuga ibyanjye maze mpitamo kubigira ibanga. Gusa iyo nkiza kumenya ko iherezo ryabyo ari ukwiyanga ndetse no kwanga ubuzima bwanjye, nagakwiye kuba naragize uwo negera basi nkamuganiriza ibyanjye. Gusa iyo nkiga kwiga kuvuga iby'agahinda kanjye, nari kuba ndi kwishakira amahoro, ndi gukira, ndetse n'ubuzima bwanjye buri kurushaho kugenda buba bwiza. Iyo nkiza kumenya ko kuvuga atari ukwangiza ubuzima bw'abandi, ahubwo mba ndi gushaka kurokora ubuzima bwanjye, nagakwiye kuba naravuze mbere. Ntimugategereze kugera aho umutima ucika intege, mujye mwiga kuvuga kare, kabone n'ubwo bwose byaba bibagoye. Kandi no mu gihe umuntu ahisemo kukugisha inama, ntukamubwira ngo ihangane gusa, ibyo ntabwo biba bihagije. Kuvuga cyangwa se kugisha inama ni intangiriro yo gukira, ni intambwe yo kwisubiza agaciro ndetse no guhitamo ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwiyibutsa ko gusaba ubufasha bitakugaragaza nk'umunyantege nkeya, ahubwo ugomba kumenya ko bikugaragaza nk'intwari yihaye amahirwe yo kongera gukira. Kandi burya ibikomere by'umutima bikira ari uko wavuze, ntabwo bikira kuko wacecetse. Ushobora kwibagirwa amagambo wavuze, ariko uwababajwe abyibuka ubuzima bwe bwose. Gukinira ku marangamutima y'undi muntu ukabigira nk'ibisanzwe ntabwo ari byiza, kuko umutima ntabwo ari igikoresho cyo gushaka kugeragerezaho buri kimwe cyose. Umutima w'umuntu wuzuye amateka ye, ufite intege nke ndetse n'imbaraga, ufite inzozi, icyizere, gusa ariko nanone ufite n'ubwoba. Iyo uwukiniyemo ukawusezeranya ibyo utazigira wubahiriza, uvuga amagambo uzi ko atariyo, utanga icyizere uzi ko uzagisenya, jya umenya ko uri gukinira ku buzima bw'undi muntu, utaba uri gukina n'amarangamutima ye gusa. Amagambo arakiza, ariko burya aranica. Hari abantu benshi bavuga bati ngo uriya ni amagambo gusa. Gusa aho muribeshya, amagambo ni imbuto ishobora kumera ikabyara ibyishimo, cyangwa ikamera ikabyara intimba ndetse n'inkovu zitazigera zisibangana ku mutima. Ijambo ribabaza rishobora kumara amasegonda make mu kanwa k'uwarivuze, ariko rikamara imyaka myinshi mu mutima w'uwaribwiwe. Ibyangiza umutima ntibiza byose mu rusaku, rimwe na rimwe biza no mu buryo bwo gucecekesha umuntu mu gihe avuze kababara, kumwumvisha ko ari uhora mu makosa ndetse no mu binyoma, kumuhindura igikoresho cyo gukoresha kugira wowe wiyumve umeze neza. Ibyo byose bigenda bimwica buhoro buhoro, kandi uwabikoze ntabwo abona amaraso y'ibikomere ari kumutera, ariko umutima wundi uba uri kuvunika ndetse uba uri no kuvirirana ikiremve cy'amaraso ariko atagaragara. Uwabeshywe, uwakomerekejwe cyangwa se uwasuzuguwe ashobora kwibagirwa vuba akavuga ati n'ubundi byararangiye, ariko uwababajwe ashobora gutinya kongera kwizera, akibaza nimba afite agaciro, agahorana inkovu idakira mu mibanire ye n'abandi. Ntukibaze nimba waribagiye ibyo wavuze, ahubwo ujye wibaza nimba uwabibwiye yarabashije gukira. Mbere yo kuvuga cyangwa se gukora, jya ubanza wibaze nimba ibyo ugiye kuvuga cyangwa gukora bikongerera amahoro yo mu mutima, cyangwa se nimba biri buze kukugabanyiriza amahoro yo mu mutima wawe. Nimba ubona ko bishobora kugutera kurira, gutinya ndetse no kwiyanga, wikirirwaho bitaho umwanya wawe. Nimba uhora wumva uvunika ariko ukamenya kwihangana, menya yuko kwihangana mu bikomeretso atari ubutwari, ahubwo ari ukwiyibagirwa. Ntugakinire ku mutima w'umuntu, kuko ushobora gusenya ibyo atazongera kubaka. Ushobora kumusigira inkovu zitazigera zisibangana ku mutima we. Mbere yo gukinisha umutima w'undi, jya ubanza wishyire mu ruhande rwe, wibaze uti se kuko nanjye binari njye babikoze byanezeza. Kandi mujye mwibuka kugira umutima w'ubwitonzi, kuko umutima ushobora gukomereka byoroshye ariko ugakira bigoranye. Kandi mujye mwibuka ko ubuzima bufite agaciro kurusha ikintu icyo ari cyo cyose. Nta mubabaro ugomba gutuma umuntu abona ko adafite agaciro ko kubaho. Nubwo bwose kuri njye ariko bigenze, ariko mwa bavandimwe banjye mwe, namwe inshuti zanjye mwe, sinifuza ko kuri mwebwe ariko namwe bizabagendekera. Muzige kubaho mu buzima bufite agaciro kuruta ikintu icyo ari cyo cyose. Nta mubabaro, nta rukundo, nta gutenguhwa bigomba kurusha ubuzima bwanyu agaciro. Ububabare buraza bukagenda, bugashobora gukira, ariko iyo ubuzima buhagaze biba birangiye. Niyo mpamvu niyo ibintu byaba biremereye gute, ubuzima bugomba guhabwa amahirwe yo kongera kubona ejo. Abantu benshi bababaye bageraho bakibaza bati ahari ni njye ufite ikibazo, ahari si yamera neza ntariho. Ariko gusa aho ngaho tuba twibeshya. Umuntu ntabwo aba ari ikibazo, ahubwo ikibazo aba ari ihohoterwa yakorewe, kubura kwitabwaho, amagambo mabi yabwiwe.
gusa ibyo bishobora guhinduka, ariko mwebwe ntimuzibure mwebwe ubwanyu. Hari iminsi wumva unaniwe udafite icyizere, wumva ko ntawe ukwitayeho, ariko agaciro kanyu ntikazapfe kubera uko mwiyumva muri uwo munsi. Iyo izuba rihishwe n'igicucu ntirisobanuye ko riba ryazimye. Namwe igihe ubuzima bwanyu buzaba buri kunyura mu ngorane, ntabwo bizaba bisobanuye ko ubuzima bwarangiye. Gusaba ubufasha si ugutsindwa, si ugutesha abandi igihe, si ikimenyetso cy'intege nke. Ni uguhitamo kwemera ko hari undi ushobora kubona urumuri utabasha kubona, kandi ko hari undi ushobora kugufasha gutambuka kunyura muri uwo mwijima uri kunyuramo. Icyo nababwira cyo ni uko nta muntu ugomba kurwana wenyine n'ibimurembeje, kuko nanjye iyo nkiza kugira umutima ukomeye nagakwiye kuba narabegereye nk'abavandimwe banjye cyangwa se nk'ababyeyi banjye, ariko nashatse kurwana urugamba ndi njyenyine kandi nta n'intwaro mfite zo kuzarutsinda, maze nisanga naraheranywe n'intimba ndetse n'agahinda bitazigera bikira ku mutima wanjye. Gusa mufite kumenya ko ubuzima bwanyu bufite agaciro kurenza ibyo mwaba muri kunyuramo byose byazaba bibagoye, kandi mujye mwibuka ko hari abantu baba biteguye kubumva. Nubwo bwose ibyo byose njye nabyirengagije, ariko sinifuza ko kuri mwebwe ariko byazagenda. Kuguma mu buzima kugeza ejo, wenda ushobora gusanga ejo ariho hari igisubizo cy'ibibazo byawe. Nanditse ino baruwa ikubiyemo buno butumwa bwose kugira hatazagira ukora nk'ibyo njye ngiye gukora, kandi muzumve abababaye aho kubaca intege. Muzashyire imbere ubuzima kuruta isura cyangwa se ibyo abantu bavuga, kandi muzumve ko gusaba ubufasha ndetse no kugisha inama ari ibintu bisanzwe, kandi muzaha agaciro ubuzima bwo mu mutima nk'uko mugaha umubiri. Mugomba kumenya ko ubuzima bufite agaciro kandi ko nta muntu wundi uzongera kubaho umeze nkawe, kandi muzirinde kwikura mu buzima mu gihe shapitire y'ubuzima bwanyu itararangira. Ntimugafate icyemezo mushingiye ku mubabaro w'igihe gito, kandi kubaho ni amahirwe. Niyo byaba bigoye uyu munsi, ejo hari amahirwe mashya. Nifuzaga ko mwamenya ko nari nkeneye kumvwa, ndetse ko nari nkeneye ukuboko kuntera inkunga, atari ijwi rimpindura umunyabyaha w'ibyo ntakoze. Ku bari buze kumva cyangwa se gusoma ibyo nanditse bose, nimurinde imitima yanyu. Ntimuzigere mwemera ko urukundo rubambura amahoro. Ntimuzigere mwumva ko kubaho kwanyu ari ntacyo bimaze. Nimba mubabaye, nimuvuge mushaka abantu mwizeye nk'inshuti, umuryango cyangwa se abavandimwe. Ndabizi neza hari abantu biteguye kubumva ndetse no kubafasha. Gusa njye ibyo byose narabyirengagije, mpitamo kubaho ubuzima bwanjye nyine. Ariko sinifuza ko haba hari inshuti yanjye cyangwa se umuvandimwe wanjye wazabaho mu buzima nk'ubwo njye nabayemo. Twahoranaga kenshi ndi guseka, mukabona ari ibisanzwe, mukabona nishimye, ariko burya muri njyewe nari mfite ikiri kunshengura umutima. Nasoza nsaba buri umwe wese wasomewe cyangwa se wumvise ino baruwa ko itagomba kuba itangiriro ry'amarira gusa, ahubwo ikaba isomo ryo kubaha abandi ndetse no guha agaciro ubuzima bwawe. Kandi nimba hari umuntu izarinda gukomereka, bivuze ko izaba ifite icyo isobanuye, kabone n'ubwo bwose njyewe ubuzima bwanjye buzaba bwarangiye. Mboneyeho n'umwanya wo gusaba imbabazi ababyeyi banjye, abavandimwe banjye ndetse n'inshuti zanjye n'abo nabaniye nabi bose. Mwese mwumve ko mbasabye imbabazi kandi mbikuye ku mutima. Reka tuzasubire mu bundi buzima bwo ku yindi si, kuko ubwanjye bwo kuri iyi si yo ni ahangaha burangiriye. Nanjye wakomeje kubasomera ino baruwa yanditswe n'uno mwana w'umukobwa, mbabwira ati ni nahangaha irangiriye. Gusa nshuti zanjye, biragoye kwakira kubana n'ibikomere watewe n'uwo wizeraga. Gusa nanone ntabwo biguhereza uburenganzira bwo kwiyambura ubuzima. Ariko nimba ari n'ubwa mbere ugeze kuri LoveTime/P, ndakwibutsa ko wakanda subscribe, comment, share ndetse na like. Ni ingenzi cyane, nabyo ntubyibagirwe. Jye mwakomeje kubana nawe, nitwa Pati. Mwakoze kubana nanjye. Imana ikomeze ibarinde.